nyakubahwa Gakwaya twakwakiriye muri studio za Isibo. Urabone Murana neza iminsi myinshi. Akazi ni kenshi cyane rwose, rumwe mu bantu ntaheruka kandi rumwe mu bantu twajya duhura tukaganira rwose. Ntabwo byoroshye ko ntabwo byoroshye. Ariko nta kundi tugomba kubikora. Mugomba kubikora kabisa kuko nicyo mwiyemeje. Ngira ngo ntago turi buze kubatindana cyane ko mufite n'ako kazi kenshi n'ibyo bintu byinshi muhugiyemo. Ni information n'ubundi zigaruka ku ikipe ya Rayon Sport mubereye umuvugizi ndetse n'izindi nshingano nyinshi mufitemo mu ikipe ya Rayon Sport. Umunsi twabonye ejo ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba twabonye ibaruwa amakuru waturutse kuri Mick Junior tunakurikirana muri CAF ndetse na FIFA kuko tubona koko ibyo bintu bihari ku ikipe ya Rayon Sport hari ibihano yahawe byuko igomba kumara window 3 itinjizamo undi mukinyi mushya. Nibuka ko nimugora nibwo nahoze nkwandikira nkubaza amakuru koko nimba ariyo nyuma bankunkonfirma yuko ayo makuru ari kumufite igisubizo ubundi koko mu buryo wenda butari ikiganiro kiri hagati yanjye nawe abanyarwanda bose babyumva bimeze bite ukuri guhari nukuhe Rayon Sport iraregwa nande birasaba iki ngo bikemuke donc state yari ni yihe ku ruhande rwanyu nk'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport? Urakoze kumbaza kuri icyo kibazo. Urabona Rayon Sport ifite case nyinshi zagiye zimeze gutyo, ntabwo ari ya Piate gusa ni ya Dafe niko byari bimeze. So uko rero case yifungurwa cyangwa se yigera kuri FIFA nyine ni kuri ya igisubizo ni kuri kiba kimeze. Igahagarika equipe kugeza igihe ikipe isobanura cyangwa se irangije ikibazo. Kugira ngo niba n'umuragibuka no kugiye cya Dafe no kubyari bimeze naho bari baduhagaritse bavuga ngo ni guhagarika kutagura abakinnyi mu gihe cy'imyaka 3. Ariko ni ikibazo gikemuka n'ubundi iyo urangije iyo case yikize ku ruhande iyo ikemuye n'ubundi ibyo ngibyo bitabivamo. Iyi case rero ya nihuse ya Kuyate ni case twakemuye mu kwezi kwa 4. Yego. Kuko nubwo umukinnyi yari arahanga ariko umunyamategeko yaje ikibazo muri FIFA. Bitugeraho kuriya ikibazo turicara tugira umurongo kumvikana n'umukinnyi ni ikibazo cy'amafaranga recruitment offer. Ntabwo ari n'ibindi. Ntabwo ari imishahara. Amafaranga avuga ko atabonye none icyo twakoze icyo gihe nuko hari uburyo twagikemuye tukanagaragaza niyo mishahara bavugaga ko twayishyuye ariko tubikora tubinyujije kuri email za FIFA dusubiza FIFA. Yego. Hanyuma kubera ko system ubundi binyuzwamo icyo gihe cya ifungura mu gihe cya Amerika 2. Iko poto rero aho system ifunguriye ubungubu bisa nkaho kibazo kibaye gishya. Yego. Nubwo iba yarakiriye izo nyandiko tuyigaragariza ko twagikemuye ariko iyo system ifunguye isa nkaho yongeye kugaragaza ko ari ikibazo. Ibyo byaraye bibaye rero. Twe twagomba natwe gusubiza system ubwayo iyo rikopo twagomba kuyisubiza twafashe za nyandiko twajyanye n'umukinnyi uko twakemuye ikibazo ko twumvikanye twongera tuzisubizamo nta kindi kintu cyabaye tuzisubiza muri system n'ikimenyimenye nuko bahise banasubiza uwo mwanya badusubiza batubwira ngo uwo mukinnyi arasabwa kugaragaza ko ibingibi mwanditse ari ukuri mu gihe kitarenze iminsi 5. Ibyo ngibyo icyo gisubizo twari tukibonye igihe twabonye rero ejo ya FIFA n'igisubizo cy'ibyo twashyizemo twari tukibonye ubwo umukinnyi arasabwa kugira ngo bigaragaze ko ari ukuri mu gihe kitarenze iminsi 5 nk'uko yabisabwe. Ubundi bikongera ibyo bindi byo ngibyo mwavuze nako byavuzwe byanditswe ko ikipe yahagaritse kugura abakinnyi mu gihe cy'imyaka 3 bita bivamo. Bishobora no guhita bivamo uwo mwanya undi agashyiramo ibindi bakongera bakabishyiramo nuko nkuko bigenda. So abantu ntabwo bakabaye bagira impungenge kubera ko niko system ya FIFA yubatse niko ikora no kugira ngo nyine uwo mucyo uzemo no kugira ngo ibyo bibazo bya hato na hato hagati y'amakipe n'abakinnyi n'abatoza bijye bihabwa umurongo n'ubwo buryo bikora. Birasobanutse ariko umuntu yakwibaza especially iyo baruwa FIFA yabandikiye bigaragara ko harimo ikibazo cya risk yate cyangwa haba harimo n'ibindi biri pending. Oya ni case by case kuko iramutse yari ibibazo byinshi yabikubwira nabyo ikabigaragaza nayo ireyajisa ku kibazo yagejejweho
ko twabonye muri systeme yerekana ko mufitemo ibirego bitatu ibindi ntabyo mwamuzi ibihe muri systeme ya FIFA yaboherereje hagaragara ko Rayon Sport ifitemo case 3 ibihe nyine bimbwire icyo de navuga urumva harimo information zihari yuko ngo bishoboka yuko na famille ya Rotifi haba kirimo karetije bikavuga ko witwa Niyonzima Olivier Sef nawe ndayimeze gutyo byaba ari byo kuko urumva ni mwebwe mwamudiringa na systeme. Ikibazo cya Olivier Sef nta nubwo kiri muri FIFA kiri muri Ferwafa. Ferwafa yaraduhamagaye tubwira ko umukinnyi yagejeje ikibazo idusaba ko twakwicara nawe tugacoca ikibazo tukagiye umurongo. Twarabikoze byarabaye. Mbese ni case by case n'undi ashyizemo uyu munsi ngo yaba ari case yindi yinjiyemo. Ikibazo rero tugiye tugikemura iyo kije. Ntabwo dushobora kwimagina ko ari ikibazo tutarakibona cyangwa tutarakigaragarizwa. Afam ya Rotifi Westate ye imeze gutera nawe haryo twumvikanye nyuma yuko agaragaje ko hari ikibazo we twaratangiye no kugira umurongo mbere yuko kuva ko tugereye mu buyobozi bw'inzi wa Kiruho twatangiye kugira umurongo kuva mu kwa 12 no mu kwa mbere ariko nabwo ntabwo kirarangira n'ibyo byose bigenda bigaruka ariko Rayon Sport nayo igenda ibikemura mu bushobozi igenda ibona ni kugenda ikemura ibyo bibazo gusa nazo ni case zagenda zirangira one by one. Umuntu ashobora kubyumva gutya akagira impungenge akavuga ngo ese byo ntibyazageraho nabyo bishobora ku affecta nimba kitava mu nzira kandi FIFA ikibikonsidera nka ikibazo kikirimo. Oya nibaza ko n'ubundi ikibazo kigera muri FIFA ruko ikibazo uko cyageze muri FIFA. Nka Sefu tuvuge nk'urugero nka Sefu yakigeje muri Ferwafa tukikemura kitarava hano mu Rwanda. Tugiye umurongo nubwo kitararangira neza. Ubwo rero ni ibibazo twasanze ni ibibazo biri aho ngaho tugomba n'ubundi nta wundi ugomba kubikemura tugomba kubikemura kandi tuzajya kubikemura mu bushobozi bwacu. Ntabwo bizatubuza ko ikipe yavansa igatera imbere, ntabwo bizabuza umuryango kugira ngo ube wakora izindi planning ariko nyine nta kundi byagenda tuzagenda tubikemura nk'uko bigiye bihari. Umuntu ashobora kwibaza mu bitekerezaho iki cyane cyane ko ntekereza ko iyo reputation kuri equipe si byo mwifuza ko yakabaye hari no muri FIFA ariko nk'ubu turumva information ko na Musore Prince bishaka kujya muri izo nzira. Musore Prince umise ngusubiza yego Musore Prince no mukinyi n'umukinyi twasanze afite ayo masezerano nkuko nyine ubivuze ariko akaba atakiri mu kazi. Icyo twebwe dukora ni iki twaricaye twumvikana nawe tunanirwa kumvikana turaganira kumvikana ikiriho nuko twebwe twubahiriza ibiri mu masezerano. Muramuhemba ku kwezi niba warakurikiye nta kirego kigeze kijya muri Ferwafa cyangwa muri FIFA cya Prince. Yego ntacyo rwose bivuze yuko twebwe ibiri mu masezerano tubyubahiriza kugeza igihe we wenyine azumva ko yifuza ko twatandukana ariko twarabimusabye iyo twabyumvikana. Iyo mutumvikanye nyine nta kindi ukora wubahiriza ibiri mu masezerano. Mu bintu bya mbere twirinda nuko nta case cyashya ivuka. Ubwo mu buryo donc mu buryo buvugitse uwitwa Musore Prince ni umuntu uhembwa ufite salary yiri mensuelle iza buri kwezi cyane niko bimeze. Igihe cyose azifuza ko twatandukana cyangwa se azemera ko dushyira ku mpapuro ibyo twaganiriye azakomeza aracyari umukozi wa Rayon Sport. Ikintu twirinda nuko hari case nshyashya yavuka kugira ngo tuyirage abandi bazatambuka. Ntabwo ibyo biri mu bintu bya mbere twirinda haba ku batoza haba ku bakinnyi kugeza igihe tuzamariramo case zose zirimo zikarangira. Urumva kenshi bura tuganira gake niyo mpamvu iyo tubafite tuhitamo yuko bikunze tubabaza ku ngingo nyinshi. Uyu munsi hari itegeko twabonye riri muri federation cyamini riri ku isi hose kuri FIFA cyane cyane ku bakinnyi bagurwa ariko bari munsi y'imyaka 23. Rayon Sport ni mu makipe uyu munsi yinjijemo abakinnyi beza bari munsi y'imyaka 23 yaba Jingale yaba Isa Juguiba yaba Mudiari Akbar kuko no ufite imyaka 23 biramureba. Bimeze bite iyo state yo imezite Rayon Sport irabizi yari byiteguye byifashe bite byo nyuma ko gakora tubyiteguye kuko hari by'amategeko ateganya
ibisabwa kugira ngo umukinnyi umwarujistre cyangwa se umusinyishe byose umukinnyi ku wundi twarabyiteguye kandi tuzabiha umurongo. Nk'umukinnyi ubwo bivuze ngo nk'umukinnyi ushobora kuba costing amafaranga menshi y'indezo atari kuva recruitment mangana gute Bwana Gakwaya? Biterwa n'ahantu avuye n'ibyo mwumvikanye n'ibyo mwandikiranye. Kuko ushobora kumvikana n'uwamuguhaye ko ibyo ngibyo byose agomba kubikemura ku ruhande rwe, cyangwa se nawe akavuga ati ibi ngibi niko biteganyijwe mugomba kubyikemurira. Impamvu mbibabajije bisa nkaho ari impungenge ziri mu bakunzi ba Rayon Sport bavuga bati ko twumvise Jugiba uhamya ubu ntidushaka kumubura kubera ibyo bibazo, ko twumvise Jinga rero umukinnyi mwiza ntidushaka kumubura kubera izo mpamvu. Mwabamara impungenge tuvuge wenda nka buri mukinnyi wadowe wenda nk'uwavuye muri Mali Jugiba wenda nka equipe yararimo ibyo bintu mbere yuko asinya twarabivuganye yuko ibyindezo bitazabaho, donc set yabyo kuryo umukunzi w'ikipe Rayon Sport amira amazi akagera mu nda rwose. Icyo nakubwira nuko ibyo bintu ntabwo byadutunguye, byaje ubwo twajya kumvikana n'umukinnyi twabaga tubizi, kandi buri muntu kese ifite uko imeze itandukanye n'izindi. Hari ibyo bizakemura ku ruhande rwabo, hari n'ibyo bizakemurwa n'aho umukinnyi yaturutse, kuko ibyo twabanje kubyitwararika, keretse habaye ibindi tutazi, ariko buri muntu wese kese ye turayizi. Kuko nk'ubu ngubu hari amakuru avuga ko hakurya rwose Gasogi ngo babarireyo imyaka 3 kuri Muderi ya Kibare bati 30 zizaboneka, mwari mwabikonsideye nabyo? Urumva nyine ni hakuna ahubwo ni hafi kabisa. Gasogi ni hafi, ni hakurya maze biri ku murongo, hakuno ko byatunanira gute. Okay, so hanyuma ikindi kintu kugira ngo n'abagenzi banjye bakubaze state yari kawe imeze ite ko tutamubona mu kazi? Rikawo afite ikibazo cy'uko avuga ngo tugomba kumuhoreza itike y'indege, ariko ntabwo iteganyijwe mu masezerano ye. Niwe wo kuripotinga mu kazi, ikiriho nuko yakererewe, hanyuma akanabisabirwa ibisobanuro, abakomeza kuvuga ko ari itike ikibazo cy'itike afite, ariko itike yo rwose niwe ugomba kwishyura itike nk'uko n'abandi byagenze. Agomba igihe kizagera nyine tubihe umurongo, kuko ikiriho gusa nuko kugeza kuri uyu munota atararipotinga mu kazi kandi yakererewe. Nicyo nabwira abantu. Ariko nibyo wenda muri kubivuga mu buryo buri officiel, ariko ko babikurikiranira hafi bashaka kuvuga bati mushaka ko mutaranashimye na services ze, kuko ushobora kuba mutanashimye services ze, urwego rwe mutararushimye. Oya ibyo ni speculation rwose yeme. Niba umuntu ufitanye amasezerano ubuse ko turimo uko twicaye duhemba udakora, ntabwo uvuga ngo ntabwo washimye serivisi y'umuntu ngo kugira ngo itike ni inshingano ze. Abandi baje gute mugani umuntu yabyibaza? Aba Barundi bandi bari Burundi bo baje bate? Mwarabategeye mugani? Bo baje bate? Wabyibaza ko bo baje bate? Ntabwo icyo ntabwo ni kuba twamwohereza tike yaba ari faveur, kubera ko ntabwo iri mu masezerano ye. Ariko ari nk'umukinnyi ukomeye mwamwohereza kugira ngo aze mu kazi. Impamvu nta yindi nuko urabona turi mu gihe cya recruitment, turasabwa byinshi, abo bakinnyi bose barimo kuza bose ni amatike. Ikipe igomba kuzatega indege mu minsi iza, ntabwo rero ahatari ngombwa washyira amafaranga. Ariko ni ngombwa kuko ni umukinnyi mwiza wa ekipe Nyakubahwa Gakwaya mwamufasha. Ariko nawe ni umukozi, azi ko ari umukozi, agomba kubahiriza inshingano. Ushobora kumuguriza akaza. Hari obligation mu masezerano afite, ari na obligation ikipe ifite. Niba ikipe yaramuhaye ibyo igomba kumuha byose, akaba yaraherwe ku gihe, akaba yarabonye umushahara we ku gihe, ni gute badashobora kurangiza inshingano ze? Ko bivuga ko nawe yarafite ikibazo cya recruitment itarabonetse yose. Oya, nta mwenda afitiwe n'umwe, nta n'igikoto cy'ijana. Rwose ibyo mbishyizeho umucyo, nta recruitment, nta kibazo cy'umushahara Rikawo afitiwe na Rayon Sport. Nawe azabinyomoze ibyo mvuze. Mu rwego rwo kubaka ekipe mugeze, mwarashoje cyangwa muracyareba indi myanya batoza bashobora kubabwira? Icyo kibazo ndumva cyatuzwa n'abatekinisiye, nk'uko nakomeje kubivuga. Ubu ngubu buri muntu arakora inshingano ze kandi akaba accountable kuri izo nshingano. Icyo nakubwira nuko
ku makuru mfite aba mu batekinisiye nuko tumaze kurenza 90%. Niba hari undi mukinnyi wakwiyongeramo ubwo bizaba ari icyemezo cy'abatekinisiye ko baracyafite n'igihe bateguye ikipe bamaze kugira squad igaragara nibo kureba ngo koko ubu muri ikipe harabura monde cyangwa se dushyira akadomo dufunge nibo bonyine bo kubikora nta yaba Perezida Abdallah yaba wari we wese nta wundi ushobora kuvuga kuzana ikibanza avuga ati ndifuza ko mwakongeramo kanaka buriya tugishireho umucyo buriya ntabeshye uri mu bantu bake ngiye uretse no mu kazi hanze y'akazi tujye tuganira numva z'umupira usobanukira ibintu by'umupira wenda reka tubikore nk'ubusesenguzi ho gato mbere ko tukurekura mu byanariza gute kuba ikipe wenda yaragiye ku isoko mu kwezi kwa mbere umunsi mu bakinnyi 9 ikaba isigaranye mu mukinnyi umwe rikaho mu byanariza gute technically wenda mu buryo bw'umupira biba byaragenze bite ni mpamvu twahinduye umuvuno eme icyo gihe byakozwe n'abantu nakwita ko ari abaprofane byakozwe natwe ku giti cyacu kuko niba hari directeur technique mu kwezi kwa gatanu akaza kare akaza kugira ngo icyo kibazo ntikizongere kubaho dufite iminsi y'ukwezi kwa mbere dufite iminsi ibarika mikeya kandi tubona ko ikipe ikeneye kongerwamo imbaraga tubikora mu buryo bwacu bwihuse kandi mu bushobozi bwari buhari niyo mpamvu nyine umusaruro byatanze warawubonye ariko ntabwo twagomba kubikomeza gutyo twahisemo ko byakorwa kinyamwuga donc mwari mwigiye mu bitambutse akabazo kanyuma sinzi imba wenda bagenzi banjye icyo bize kubaza ndashaka kugira ngo bijyanirane hari abantu urumva rero abantu tuba tuyikurikiranye iminsi itari mikeya uravuze ngo abantu babikoze harimo nyine byo kuvuga ngo turabikunda ariko abantu byagifana atari kuvuga ngo ni mu buryo buri technique kandi koko birumvikana ari gihe bibyara umusaruro nko twabonye ntabwo mutekereza ko apari yanyu muri mu buyobozi hari abandi wenda bakabaye donc nkanturage cyangwa se abantu bakabaye bari hafi yanyu batabyakira neza bahitamo ko byakagombye ko bikomeza kuba mu gihe byakozwemo bikaba byatuma umwuka utaba mwiza hagati yanyu nabo icyo nakubwira ni uko ubu ngubu abantu bagomba kugerageza kwakira impinduka kuko biragorana kubyakira ariko umuntu agomba kubishyiramo imbaraga tugahindura page tukajyana naho igihe kigeze impamvu mbibabaje kandi niba biturutse ku bari mu nshingano nibaza ko ari hafi yabo nabo bagomba gukurikira uwo murongo Olivier asigaye iminsi 4 ngo Rayon Day ibe imyiteguro igeze imyiteguro irimo kugenda neza ekipe murabizi maze ibyumweru birenga 2 hafi kwezi muri camp agataho ngaho n'abakinnyi baragenda biyongeramo bajoininga abandi squad igenda yiyongera imyitozo irimo kugenda neza umwuka ni mwiza asigaye we icyo nasaba abantu nuko mu minsi inisigaye byibuze bafatamo iminsi 2 bakagura amatike ku bwinshi kuko babizi neza ko bigora iyo bigeze ku munota wa nyuma hari ahantu i Nyamirambo kuri Pele Stadium ntabwo ari hanini cyane nakangurira abantu kugira ngo bagure amatike yabo hakiri kare maze bazaze kwirebera Rayon Sport yabo nshya Rayon Sport yabo izitabira imikino ya Sekafa Rayon Sport izitabira imikino ya Confederation Cup Rayon Sport izakutaha kandi izabiryoheye ijisho ku bakinnyi mwaguze munyezamu yarageze n'umwataka cyangwa hari uwo mutegereje barahagera mu iki cyumweru umuntu ashobora kwibaza kuki ari kuri Pele kandi byakagombye ko ari ku mahoro nk'uko byatangiye bimeze habaye imizembogamizi nibyo bene nakubwiraga by'imikorere mishya twiyemeje gushyira ku murongo ntabwo byaba byiza utangiye saison ikipe ijya mu myenda kuko nibihe turimo nyine turimo kubiza gusora amafaranga menshi kugira ngo tuzane abakinnyi bashya ntabwo rero watangira none uvuga ngo ngiye kwipasa muremure ngende ngiye kudepansa amafaranga angana kuri stade kugira ngo mbashe gukina gusa kuri stade Amahoro Rayon Day ni igikorwa cya Rayon Sport ngaruka mwaka kigomba kubaho igihe cyose kandi kigomba kubarizwa ariko cyangwa kikaba mu buryo no mu bushobozi bwa equipe twabonye rero ari navuga ko ari dépense
nyinshi zitari ngombwa duhitamo kubikora mu bushobozi bwa ekipe niyo mpamvu tujya Nyamirambo. Okay, so sinzi niba ari message rero mwagenera abakunzi ikipe Rayon Sport ubundi tukabashimira ku mwanya muduhaye. Niyo ngiyo rwose nari maze kuvuga no kusaba abakunzi ba Rayon Sport bakagura amatike ku bwinshi kuko abakinnyi bari igicumbi n'abakinnyi bifuza kwigaragaza ku munsi w'igikundiro bigaragaza abakunzi ba Rayon Sport. So uyu ni wo mwanya rero, uyu ni wo mwanya kugira ngo buri mukunzi wa Rayon Sport atangire saison azi neza ikipe yo imeze kwihagaze uko yihagarikwa mu kibuga, ndetse bizaba n'akazi ku batoza kugira ngo bazabashe guhitamo abakinnyi bazabanza mu kibuga kuko ikipe yacu ni nziza pe, ntabwo natinya kubivuga iryo heje. Okay, so murakoze cyane kandi courage n'amahirwe masa. Okay, arakoze cyane Gakwaya Olivier turamburiye aratuganirije ngira ngo n'abakunzi b'ikipe Rayon Sport hari ibyo byose ari cyo batoyemo. Urumva ndaza kugaruka nko kugingo nk'eshatu twagiye tumubazaho mu buryo wenda bw'ikipe Rayon Sport. Barakubwira bati ikirego donc ibaruwa twabonye ya FIFA nivuga ku kibazo cya Driss Kuyate. Uyu munsi urimo nshingano mfite information sinzi nimba ari by'ijana ku ijana koko bivuga ko amwe mu mafaranga yasabaga hafi zigera kuri miliyoni 10 zirengaho ashobora kuba yarahawemo miliyoni 10. Ntabwo ndi suri nimba ari miliyoni 10 yasabaga cyangwa nimba ari zo yahawemo, ariko bivuga ko ari amafaranga yabaye yahaweho kugira ngo bise nk'ibigabanuka ibya Niyonzima Olivier Sef wishyuzaga miliyoni 6. Ntabwo urumva ko nyine bivuga ko ari miliyoni 10 hawe agasigarwamo 10. Kuyate information mfite nuko bivuga ko yahawe miliyoni 10 andi bakagarukiye ibindi bizaza. Hanyuma ubwo nibya family TV nibyo numvise nta nyuzwe kuri byo uvuga ati ikibazo nikigenda gikemuka gake gake, ariko urumva FIFA yo iba kigikonsidera nkaho iki kibazo kigihari kuko urumva system yo ntago ibeshya, yo iratwereka yuko ari cases atatu. First ngira ngo mu byukuri sinzi nima interview yamaze kuboneka kugira ngo tubyumvire rimwe tuhavire rimwe, hanyuma tuze no kujya kuri zindi cases kuko nk'ikibazo cyane mu gasoza. Reka wenda twaje dukore comment kubyo avuze kubyo atubwiye. Yego, ibyo avuze birumvikana ko je ntabeshye Rayon Sport izi cases zose ntabwo yazisobanukiwe neza muri system niba baya accessinze. Ntabwo Rayon Sport ibibazo uko ari bitatu tutabeshyanye mutangazaji babisobanura neza uko bimeze. Turi kumwe kuri iyo ngingo. Ndabyumva. Kuyate ni umuntu bari kumwe wabo bafite bari mu kumanaginga kaka. Yego. Kuyate bivuga ko champion ikirangira abantu kabisa kuyibona cyane ko nta gihe kinini cyari gishize abantu bazi ko Rayon Sport yakemuye ibibazo byayo na bamwe mu bakinnyi bayireze muri FIFA. Rayon Sport yavugaga ko yabikemuye byo ngibyo nyine yari ifite ku kazi bigi kubagaho. Rero Rayon Sport yahise ikora statement nyuma yo kubona ibyo. Mbere ko twinjira mu kibazo nyirizina banzu dushyirireho iyo statement y'ikipe ya Rayon Sport Bwana Butera. Yahise yihuta kugira ngo abantu bereke nyuma y'izo information zitangajwe n'abanyamakuru uruhande ubundi ukuri kwabyo nuko kuko abantu bacitse igikuba hari abariyo twari kumwe barimo baramanura akaboga, barimo baririra akaboga kabananiye kumanuka. Bavuze bati ni nkuru y'incamugongo abarara mu gikari kandi tuguna kwicara muri parking basiko bawa mugari bari bafite morali iri hejuru bashyize hamo speaker, ariko sinzi aho yarengeye rwose. Hari umuvandimwe twari twegeranye inyama yari yatumye zanze kumirika rwose abati nimushaka mu byihorere telefone ziba nyinshi. Rero abantu bari mu rungabangabo bati ibi bintu bitewe n'iki. Rayon Sport rero byihuse yahise ikora statement iteye itya ariyo igiye kutujyana kugira ngo noneho twinjire tugize no kujya ku buyobozi bwayo turebe ko bimeze. Bakoze itangazo rigira ritya bati ubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko ikibazo cyavuzwe hagati ya Rayon Sport
n'umukinnyi wayo Drissa Kuyate kimaze iminsi cyarakemutse ku bwumvikane bw'impande zombi. Ku kantu kumvikane shyiraho n'akadomo rwose, bati impande zombi zarumvikanye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport kandi bwamaze gushyikiriza FIFA inyandiko zemeza ubwumvikane bwagezweho hagati y'impande zombi. Cyo ni ikindi cya kabiri. Turamenyesha abakunzi ba Rayon Sport ko Drissa Kuyate akiri umukinnyi wa Rayon Sport kandi akaba ari mu kazi nk'ibisanzwe kuko nta kibazo na kimwe afitanye n'ikipe. Murakoze. Verisiyo y'ikipe muri icyo gihe yariyo amasaha y'ijoro rwose ntibyanatwaye iminota nyuma y'uburyo abanyamakuru ba publishinze iyi nkuru, ntabwo byanarengeje iminota 30 Rayon Sport yari imaze ku karifiya ibi muri ubu buryo. Ndibuka n'umugoroba inkuru kijya hanze yashyizwe hanze na Mick Junior, yashyizeho amakipe menshi agiye yashyizeho amakipe menshi ariko yaje no gukorera Rayon Sport. Rayon Sport yayikoze iri specific yayikwayo niyo na Esperance nayo buriya yahano. Ndibuka na Zamalek nabonye zahanwe n'amakipe menshi, ariko reka duhere kuri inshuro kuri ikipe ya Rayon Sport. Nkimara kubona statement na hise nandikira umwe mu bayobozi w'ikipe ya Rayon Sport bien sûr mubaza nimba izi information arizo koko bamaze kubona ibaruwa. Narambwira ati rero bamaze kubona email nyine niyo baruwa ya FIFA ibabaninga. Arambwira ati wampa umwanya muto hanyuma nkagusubiza mu kanya gato ko rwose ndibuze kugusubiza kandi ukanyurwa. Afite information zuze. Ndamubwira nta kibazo. Ndibuka ko hari nko mu masaa 3 n'indi minota ndaza kureba neza. Na social media yatokombeye kabisa. Irashya abantu barandika kweri. Bati urabona ibi nibi turabona Rayon Sport ntiyiburira, turabona ibi nibi ariko ubundi batubwira ko bavuye muri bani ya Dafe none ko bayisubiyemo. Ndavuga nti ariko ibyo ari byose reka dutegereze uruhande ruri officiel cyangwa se abo babo officials abo bari ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. The reality ni yihe? Mbere uko nsubiza nabonye post ya Wasiri aravuga ati abareyo nibiryamire basinzire nta kibazo gihari. Nanjye ni watumye na posting kuko twari turi kumwe arambwira yine isabaza amakuru baramusobanurira ayumva ni ikibazo nyine kiri cyoroshye kuko amafaranga bari nayo bari bamusigayemo kuyatagarutse mu kazi n'ibiki byose. Mbona ko atari inkuru nyine ihambaye. Yego a posting your post. Ndavuga ntoke nubwo nyitegereje ya wenda igisubizo cy'umuyobozi. Iyi statement buriya rero iyi statement abantu babona yaje hafi mu masaa 7 z'ijoro. Yaje tinzemo haciyemo umwanya rwose nk'amasaha 3 nkane, ariko hari izo ntuza kuko haciyemo nibikonfirma kuko nagiye hacicikana utuntu twinshi dukonfirma ko Rayon Sport yahanwe. Bigaragara ko nyine Rayon Sport yahanwe, ngira ngo sinzi nimba butera adufite uto tuntu cyane mba natumuha kanze ntumuhe kugira ngo binorohe tugaragaza nyine ko ikipe koko yahanwe. Bisa nkaho tugenda dukonfirma tuvuga tuti koko bya bintu birashoboka ko byaba ari ibyanyabyo ibihano bihari cyangwa se ibyo bihano kuko byaba byabayeho. Hano nze ndebe rwose gahunda byacicikanye, ariko benshi bahise bamera nkaho batangiye gutuza nyine kuri iyo tangazo rya Wasiri yahise avuga na Karikeza Mutera ari udufoto muhaye wenda aradufata aduterekeho kuri YouTube yacu ko bari kuri YouTube yacu ko ndashaka kugira ngo tugende step by step kugeza tugeze cyane nko kuri Karikeza yahise avuga atabareyo nimugire ubwoba. Ariko urebe iyo yabanje gupostinga yabanje nyine gupostinga aravuga ati aya makuru yaba ari mabi cyane. Yaba ari mabi cyane abaye nyine kuko ariyo nyuma yanditse anarumva post zaje zimeze nkaho zikurikirana kuko nyuma yaho yahise yandika atabareyo ntimugire ubwoba kuko ikibazo gihari ni cya Drissa Kuyate kandi gusa nkaho cyakemutse gisa naho cyakemutse hagati muri iki cyumweru kiraba cyakemutse gusa amakuru mfite nuko kigiye gukemuka neza kuko udufaranga dukeya cyane mbere yo gutangira
Idrissa iyi sezo yavuganye na Kuyate, Rayon Sport nyine yavuganye na Kuyate ndetse ahabwa amwe mu mafaranga. Kuyate hawe miliyoni 10, Gikundiro imusigaramo miliyoni 10, ahasigaye bari bwumvikana igihe azahererwa. Tumva ariyo nkuru yahise amenyesha. Ego hanyuma amfasha atereke utwo tuntu muhaye witwa Butera. Shaka twinjirane mu kibazo neza abantu bakigireho image navuga wenda yuzuye kuko turaza no ko dufite n'uruhande rw'ubuyobozi rudufasha gukompleta iyi nkuru yacu. Muri system cyangwa se bigaragara ko FIFA yareze Kuyate koko yagiye igaragaza ama equipe afite ibibazo araya he. Urabona harimo nk'ikipe ya Pia Asa yo mu Bugereki Faustin. Sinzi twa turi kugira ngo abantu tugendane 5 kuri 5. Iby'ibirego nyine buri muri FIFA amakipe yabaye band. Hari ikipe ya Pia Asa iyi ngiyi yo mu Bugereki, yego ni ikipe y'abagabo. Hakaba ikipe iyi ni Al Najm yo muri Libya, ikipe y'abagabo. Hakaba n'ikipe ya Rayon Sport, donc ibarizwa muri Rayon Sport Association, iri muri CAF, ni ikipe ibarizwa mu Rwanda, ni ikipe y'abagabo nayo. Yego. Anshiriraho indi paragraphe ya kabiri mbere yuko twinjira. Iyo paragraphe niyo igaragaza umubare wa cases ikipe ifite. Urabona muri UEFA hari ikipe mu Bugereki kimwe twaze tuvuga ruguru. Urana ko ibirego rifite byabaye lifted byavanywemo. Hakaba ya kipe muri Libya twavugaga ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi yari gifite ibirego 3. Yego. Hakaba n'ikipe yo mu Rwanda y'abagabo ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi ifitemo ibirego 3. Ubwo iyo twari tubonye mu Rwanda ni Rayon Sport. Ni Rayon Sport. Ifitemo ibirego 3. Sinzi niba bisobanutse. Birasobanutse ahubwo cyane. Sasa twe twarebaga case imwe ya Kuyate. Ariko ntituzi izindi ebyiri. Sasa nkibona statement ya Kuyate nanze guspekira. Basi nize posting ikintu n'iki na kimwe. Navuze ntireka dushake information zuzure. Hanze nyine zuzuye ku buryo wenda n'umuntu ukurikira isibo tumuha icyo nakwita nka full package. Icyo nakwita amakuru yuzuye. Nakurikiranye mu ikipe Rayon Sport ndavuga nti ese abantu baheruka kurega mu ikipe Rayon Sport ni bande, ese koko byarakemutse? Nibuka ko mu buryo buheruka umuntu wari warateje ikibazo ikipe Rayon Sport yari Suleiman Dafe. Nibuka ko witwa Afahame Rotifi yigeze kurega, ariko nkaba ntazi state y'ikibazo kinimba cyarakemutse, niba cyaraciye muri Ferwafa cyangwa cyaraciye muri ariko nkanibuka ko n'utwe Niyonzima Olivier Sefu yari muri zo procedure. Hakiyongeraho umukinnyi witwa Musore Prince mperuka amakuru avuga ko umuhagarariye cyangwa se umwe mu bamuzanye mu Rwanda nta no kwica ku ruhande Claude Mushimire yaba yaramubujije kurega, ariko nabo ari izo nzira ntari si ko yareze cyangwa atigeze arega. Byansabye ko njya kubaza mu gitondo uyu mutaramu nitwe kino muri Amerika kuko nabonye posting amafoto cyane ari muri mu gikombe cy'isi Claude Mushimire. Ambwira ko Musore Prince atararega, akitoza ku giti cye, ariko ari umuntu nawe ngo bahora bakomakoma anytime kirego, kuko we ngo avuga ko emotionally, donc mu buryo buri emotionnel ngo bamwangije mu mutwe